Ese ubundi mbikubwira, like, what did you think? It's hard. Ntarambabaje ariko nyine ikosa ni ryanjye. Ubundi ko wari umaze imyaka 10 n'ingahe, umaze imyaka like 10 years. Nkora this kind of beauty pageant. Ntago ndagera muri circumstance igihe no mu contestant twumve turi ubundi feelings zanjye zimbwira ko if I like someone I avoid them avoiding instead. So ubundi se Muheto wamwizeyemo iki ku buryo umuwera open to that level. I'm a private person. Umuntu muri private. I like my privacy. Muheto akunda privacy cyane. Nubwo twabyuka mu gitondo tukabikora, ejo tukabikora. Nubwo wabishaka uri rwabigwi ntiwabimenya tubana, right? So ngateke kandi nzabikora. Imana izabimfashemo, nzashoramo ayo nshoboye, nzakora iki. Anyway, izindi ni ijambo wambwa nawe ni ijambo rigize rikomeye. Muheto, to be honest, naragukunze pe. Ndumva ukunda umuntu, umwana ndamukunda pe. You get what I'm saying? Yeah, I get you. Muheto, nkubwize ukuri. Sinubwiye mbura abavandimwe banjye. Sibo ngira bonyine. Yeah. I will fight for you. Ariko mbabari ibintu tuvuganye tubivugana. Yeah. Ntabwo nzibagirwa ko Muheto yanyimye happiness. Muheto yambwiye ngo don't feel you. I love you.